utonganye yamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riturabumba iki? Cyangwa ikirema cyavuga kiti nta ntoki ufite? Azabona ishyano, ubaza se turabyara iki? Akabaza nyina tutwita iki? Ikibindi gishobora kubaza uwakibumbye ngo kucyo mu byo gutya? Birashoboka? Buri ukuntu Imana yakuremye nibwo bwiza bwawe. Ibindi byose urafitira gusa no gushakisha, ariko ubwiza bwawe ni bwa bundi Imana yakuremanye. Katwibute dusome Daniyeli 11, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 11, umurongo wa 32. Urupapuro rwa 837. Daniyeli 11:32 haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Matayo 24:24. Matayo ibice 24 n'umurongo wa 24. Uwo murongo uravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, mva ijambo nshaka hariya, kugira ngo babone uko bayobya ari intore niba bishoboka. Uyu munsi wo gusoza numvise tugomba kuvuga cyane ibintu ndibona buriko nabyita bizayobya cyangwa biyobya intore. Impamvu mbuze preza nkabura na fitire nuko iyo twigisha inyigisho bimwe deje byaratambutse, bimwe mu bimenyetso by'imperuka byaratambutse. Niyo mpamvu mva mbuze ukunda bango zimwe mu ntore zizayoba cyangwa deje zamaze no kuyoba. Ariko uyu munsi narase kutuva ibyo bintu bibi bikomeye bizahangayikisha Yesu kugeza ubwo yatabara itorero akarijyana. Ibyo bintu bizayobya. Iri jambo gushyeshyenga ubwaryo risobanura iki? Gushyeshyenga ni ukuryarya, ariko nanone ni ukuryarya ufite ibintu mubeshyeshya ngo nibishoboka umutwara ibyo yari afite. Ni bande bazi umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo yamutwaye inkwara mupfumbatiza ikibiribiri. Yagutwaye inkware agupfumbatiza ikibiribiri. Mbonye umuntu umwe ubashije kubumenya, mbonye undi mushiki wacu uwuzi. Ikibiribiri ntikiribwa, ikibiribiri ntigihigwa, ariko inkware yo kuyibona birarushya. Saba ubwenge kuyitega, igihe kizagira ukayifata, hanyuma rero wamara kuyibona umuntu akakubwira ati yo iki kintu wishe ntikiribwa kabisa. Uzi ukuntu izira, nuyirya uragira inyota, nuyirya uzahita mu mugongo, nuyirya. Ariko iki kibiribiri cyo umva ukawumuhereje inkware yawe yakuruhije ugatwara ikibiribiri, wavaho wagera mu rugo iki nicyo kiziraho. Gutakaza iby'agaciro wari ufite bakaguhereza ibitari iby'agaciro, bakakujijisha, nicyo bita gushyeshyenga. Daniyeli yavuze iby'ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka. Hari n'ikindi gihe nigeze mbabwira ko Daniyeli buri buhanuzi bwe nk'umuhanuzi wahanuriye i Babuloni 70% bwa ruhanuzi bw'Abisiraheli, ariko 30 isigaye
n'ubw'iminsi y'imperuka ndetse n'ubw'itorero. Aravuga rero ngo uwo mugome, uwo mubi, umwe twasomye ejo, twavuze ejo, azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera kuri iby'ubutware. Nabwo kandi ngo bazashyeshyenga ni abazava mu isezerano. Icyo muracyumvise? Ntabwo ari bose. Abazashyeshyenga ni abazava mu isezerano. Noneho rero Yesu we yarabyeruye hano muri Matayo, aravuga ngo icyo gihe hazaduka abigisha benshi n'abahanuzi benshi b'ibinyoma, ngo kugira ngo uwo mugome Satani arebe ko yayobya n'intore niba bishoboka. Aka kantu Yesu yongeyeho, haleluya, ndakamushimira cyane kuba yarongeyeho ngo niba bishoboka, nuko ubwe yarazi, yahanuraga ibintu bizabaho, ariko azi n'icyo azakora ngo arengere intore. Muzi ko haruguru yaho ku murongo 22 handitse ngo iyo minsi yari itagabanijweho, twarubonye umurongo ntangira, ntihajya kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagira ite? Izagabanywa. Nasobanuye iki kintu cyo kugabanywa kwayo icyo ari cyo. Si uko izagabanywa bavanaho mikeya ngo hasigare indi, ahubwo kugabanywa kwayo ni ukuyitahamo. Yesu azayinyuramo, ayice muri humya, yicemo kabiri tujyane. Noneho iminsi mibi yikomeza ariko yajyanye abe, mumumpera icyubahiro Yesu Kristo ashimwe cyane. Amen. Ibintu byo gushyeshyenga nabishyize mu bika bitatu. No kuyobya intore. Intore zizayoba gute cyangwa zayobye gute niba hari n'izamaze kuyoba? Icya mbere, Satani muri iyi minsi ya nyuma, guhera ubu tuvugana gukomeza imbere n'inyuma yacu gatoya, yayobesheje abantu kubaho izina ry'ubukristo atari bo. Iryo ni ijambo rikomeye riremereye umutima wanjye kandi rimbabaje. Satani yakoze ikintu abantu bakuru baraha mutazi, mutabonye mubyiruka. Jewe nabyirutse umukristo ari umukristo nyine, umupagani nawe ari umupagani. Twibukiranye ko icyakubwira ngo abapagani ni ukutagiraho asengera. Siko tubizi? Abakuru muri siko tubizi? Ikintu cyariho ni Kiliziya Gatolika, hanyuma haza n'abaporoso nyine n'abadivantisiti. Udafite ahasengera muri aho niyo witwaga umupagani. Kandi muri iyo minsi iyo ndimo kuvuga, ibimenyetso by'ubupagani cyangwa ibyaha by'abapagani byari ibyaha bishoboka ko abakristo babimenya bakabyirinda. Mvuze ngo iki? Ibyaha by'abapagani icyo gihe n'ibimenyetso by'ubupagani byari ibintu byoroshye ko abakristo tubimenya tukabyirinda. Byari na biki, kuko byari ubusambanyi gusa, ubusinzi, kuraguza, kwiba, guterekera, kubandwa, kubandisha, ibintu bise by'ubupagani. None ubu ikibazo kiriho ntabwo mukizi. Ubu kubona umuntu witwa umupagani ntibyoroshye. Kubona umuntu witwa umupagani it's not easy. Witwa, simvuze uri. Impamvu ni iyihe? Satani yashakiye abapagani aho gusengera. Bose bagwiriza isengero, mwita mu Gifaransa temple cyangwa temple mu Cyongereza, ariko Imana idafite aho isengeraho muri bo. Ijambo muri Petro 2:2. Papa's, die lossen graag dingen op. Ruzietjes in huis.
Voilà, opgelost. Een gebalanceerd. rivuga ngo namwe ngo iyo nzira iteranywe irakura, yego, ikaba inzu yo gusengerwamo n'Imana mu mwuka. Bivuga ngo umukristo ukijwe nyawe, ukijijwe, Imana ihorana iteraniro nawe muri we. Ndasubiramo ihorana iteraniro nawe muri we. Every day Imana iraterana nawe muri we. Even when you haven't, nuko twadafite amateraniro y'ibifite iteraniro, ndafasha ryayo nawe muri we. Icyo Satani yakoze n'icyo nugushakira abo bapagani utakwitabo aho basengera bateranira. Chunga sana rero. Ariko ngo witondere ijambo ryitwa guterana no gusenga. Ryitondere. Kuko Satani yaboneye abantu ubwo buryo. Ngo bashyeshyengesha insengero. Abashyeshyengesha uduchurches. Abantu baterane basenge ariko ibyaha byo bikomeze. Mutibyaha bikomeze rero. Ntabwo yabazaniye, doko ntaga abantu bakomeje byaha mbabwiye mu kanya. Umukristo yabashaga kureba akabyirinda. Byaha umukristo yarebaga akabibona ko ari ibyaha akabyirinda. Satani nta kibikoresha abo bakristo pagani bi. Yabashakiye ibindi byaha. Kuko Satani we cyangwa no kuzajya kurangiza urugendo ukabona ntujya abakristo bajya gusa. Kubera icyo ashaka. Yesu adufashe. Icyo kintu muracyumvise? Azabashyeshyengisha kubaha izina ry'ubukristo kandi atari bo. Umva akantu karimo rero nk'uko bayanyigishije. Aha harimo udushami tubiri shaka kuvugaho. Aha harimo abatarigeze baba abakristo. Bivuga ngo umubajije umunsi yakirijweho yihana ntiyawubona. Undi mujya muririmba ngo umunsi mwiza ngo none nakwemereyeho. Uwo muntu ntawagira. Kandi mu by'ukuri existence y'umuntu ihera ku munsi yavutseho. Donc kubaho k'umuntu nuko agira ate, nuko avuka. N'umukristo nawe agira umunsi yavutseho. Ubukristo bukamuvukamo nawe akabuvukiramo. Petero 2. Nuko mwiyambura igomwa, ubusinzi, gusambana, biganiro n'ibindi mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye ngo bakuze, abarera bakuze bagezweho agakiza gakwiriye. Uwo munsi wo kuvuka ntawe umuntu aba yarigeze agira. Muti gute? Ndabaha urugero. Uyu munsi wa none amadini amwe namwe ameze nk'umuryango. Ibyo mvuze murabyumvise? Murabyemera? Jewe jyenyine n'abankomokaho nabo nkomokaho aho nashatse naho mvuka tukaba twakora iki? Idini. Ntibiriho? Urumva ko ni ikintu dukoze d'une façon familiale cyacu. Ariko ikintu ntikigeze kuva kivuka, ntikigeze giha abantu umwanya cyangwa ijambo ry'Imana ngo batangirire ku cyagakiza gaheraho kitwa kwihana. Umuntu akaba ntigeze yihana. Ibyo rero bigenda gute? Inshuti z'abakobwa banjye zirazamo, abakwe n'abakazana bazemo, ba muyomba babuzukuru banjye bazemo, ba bofu b'abakobwa banjye bazemo,
boyfriend bose, mbega abantu bose tugenda dukururana mu kiryango bazemo ariko atari agakiza. Ibyo murabona cyane mubibona. Iyo ni imikorere ya Satani rero, ngo abashyeshyengi mukaba muri icyo kintu kimeze nka communauté kibana gitura amaturo cyo kora, kandi mugenzura nayo murasanga atari Imana batuwe. Umva munyumva hanga neza, neje ubundi bivuze ahandi hantu ko Imana itagiturwa amaturo nk'iyarya. Iyaturwa ngo umugisha bayatanze, hanyuma yo akora umurimo mu Balewi. Nari musobanura tribu levitique, Abalewi abaribo bimeze nk'uko bakwicara n'ubundi bakayakotiza, bakagira umuntu bayaha. Imirimo yose isa niyo mu rusengero igakorwa, worship team nk'iyi ngiyi kahaba. Satani akabazingira aho hantu, ariko nta wigeze agira umunsi wo gukizwa ibyaha. Umwami atugira neza cyane. Ubwo buryo Satani arabukoresha ashinga abantu. Mvuze rero abatarigeze bakizwaho na rimwe, ariko aba kabiri, agashami ka kabiri n'akabara abakristo bajyanwa muri abo n'ibyo bararikiye. Ni ibintu byumvikana rega, ni ibintu byumvikana. Hari abantu bahoze ari abakristo ba Kristo, bamwakiriye, bafite ukuntu bamwakiriye, barihana, bafite ibintu bamusabyeho imbabazi, arabababarira, abaha discipline ngo bayigendereho, yego. Ariko iminsi bamaze bafite ibyo bararikiye byo hanze, byarabagoye kugumana na Yesu no kuguma uko bari bagihamagarwa. Satani abashyeshyengesha kubabonera bene nkaho hafi, kubashakira ahantu nkaho bajya bakagumana, cyangwa bakomeza ikintu cyitwa liturgie, imigenzo y'idini, imihango yaryo, ariko agakiza karatakaye. Ntibibwiye ko ari ikintu cyoroshye kureka uko wari urugihamagarwa. Pawulo abyandikira abakora inta z'uburemere bwabyo, yava ngo muko mwari muri mugihamagarwa burya bazi icyo avuga. Satani rero bakoresha ubwo buryo buzamwo icyo bita kwihindura ukundi, niko nakise hano, kwihindura ukundi. Bagore n'abakobwa mumenye ko twebwe abagabo nta bimenyetso by'ubupagani tugira cyane, kiretse kuba wahura nanjye wenda nasinze, kandi hari igihe nabo ntasinda ngo bigaragare. Na mbere nkinywa inzoga yewe sinigeze nsinda ngo bigaragare. Ikimenyetso cyo gusinda kwanjye ni umunezero no guseka cyane, nta bindi. Nta nzoga yigeze ingusha Misheri, nta yamvugisha amangambure, nta yanderembuje amaso, kuko yasangaga harimo ibintu by'ibivumbikisho. Kugira ngo ubone inzoga ishobora umuntu wanyoye amata menshi si hafa, kandi unyoye amata ntaza ahantu ari n'umunsi urubanza arimo. Urumva icyo kintu cyo kuba nta businzi abagabo bamwe bajya bagaragaza, bituma ibyaha by'abagabo n'ubupagani bw'abagabo butagaragara. Yewe n'umupagani n'umukristo w'umugabo wasubiye mu bindi, wagiye mu bindi, ntumumenya, dutina kumumenya. Ariko mwebwe abakobwa n'abagore tubabwirwa n'ikintu bita kwihindura. Muri iri jambo mukunda umubiri cyane, kandi mukunda gusa neza. Aha najya mbibutse ko hari amagambo atatu yose asobanura ubwiza ariko mutazi: belle, jolie na très bien, beauté. Bakoze cyane. Ayo magambo yose avuga ubwiza kandi ku bagore cyangwa no kuri twese. Ariko umenye ko harimo ubwiza bw'imiterere y'umuntu uko ateye, hakabamo n'ubwiza bw'ukuntu aremye, hakaba n'ubwiza yishakiye, makiyaje. Ubwiza ari umuntu ashakishije akabuhimba, akimariraho amatafari ahiye n'ayapfubye yose, akimariraho icaki zose z'umweru n'iz'umutuku,
ubwo ntibabwita ubwiza muzabaza. Birambwira ngo akantu kakawuca mwihanagura buri mwanya nta n'ibyo munafite. Bira nta bwiza bigira, bira n'ibintu byo. Ahubwo bibangiriza uruhu gusa ariko nta bwiza. Kugeza ubwo mu rukuba serire zarwo zikagabanuka. Epese ruhu igashira. Mukamutakidodeka mugiye mukomeretse. Ibyo Satani bakoresha namwe muri kandi birabagoye cyane. Icya kabiri, gukunda imisatsi. Satani arebe bakoresha cyane mukahagwa pe. Nkwiye kubibabwira ariko nabisengeye kandi kugira ngo Imana izampembe. Mwari muzi yuko nabandi kugira ngo wenda n'abantu muwa mwigana kurimba nkabo wenda nk'abazungu, ariko nsanga nta muzungu uvunwa n'umusatsi. Icyo mvuze cyumvise kuko umusatsi atunze niko uremye, niko aremye. None umunyarwanda kazi uri inaha muri Afrika, hano mu Rwanda nkoro sina Cape Town cyangwa Pretown, Cape Town ni Pretoria, sinaho mu bihugu biteye imbere cyane kuko Afrika y'Epfo burya nibwo Burayi bw'inanga muri Afrika. Ugasanga umuntu arahanjagaye arishwa no gushaka ko umusatsi we wamera nk'uw'umuzungu. Donc nawe uhengekera hano mu jisho, awucurike hano ku zuru, asigara arebera muri rimwe, awugira ukuntu. Bira bibarushya rero, abo mwigana bo babayeho uko bavutse. Icyo ntabwo nakibahisha kandi bakunda cyane. Icyo kintu kirabavuna ku buryo buri weekend ba wifuza kugira ukusa. Buri weekend, buri bukwe, buri munsi mukuru, buri anniversaire iyawe n'iyabandi. Ikintu cyose ufeta ujye guserebura ugashaka kugenda usukuntu. Muravunitse. Byose bisaba amafaranga kandi. Ayo mafaranga hari ibintu byinshi yagakoze bizahesha ingorane babikoze. Kuyagaburamo umushonji, kuyasakaramo umupfakazi uvirwa, kuyahamo umwana minervari wabuze uko yiga, wayibonye wabuze amakaye. Yesaya yabyise iki rero? Yaravuze ngo nimuze mumenye gukorera ibihagije, mureke gukorera ibidahaza, mubone kurya ibyiza by'ubugingo. Uwo murongo urimo hano. Iki Satani arakibangirisha cyane. Umva ikindi abangirishije. Kandi rero umuntu mpamagaraho gakeya. Ngwira hano yewe mwa. Hagarara hano. Rambura ikiganza. Uyu mwana murabona utu dutoki twe n'ututwara twe. Biratangaje ko kuri buri rutoki agenda agashirishaho urundi rwara kandi aguze amafaranga. Kuri buri rutoki ashirishaho urwara kandi aguze amafaranga. Kiresha nkarasoro cyangwa ipiki ku buryo kugikwikiramo bagomba kugigegena bakagicunga ngo kigabanuke. Kandi basigaho kore ngo rufati. Usanze barimo baruvanaho hari abababara. Bavana izo mu cyumweru gishize ngo bashyireho izindi. Muravunitse, muragowe, murashize. Kandi zinzara niko muzishyura amafaranga. Igitangaje murimo muzigereka kuzimana bahereye ubuntu. Kandi zari nziza. Murababaje. Satani arabangije cyane. Arimo arabashyeshyenga ngo isi batware byinshi. Ziranzara wiganza ari izandi ubundi. Inzara zireshya kuriya ni za tante maternelle, tante paternelle, zikomuka ku nyogokuru wawe. Ziranzara wigana n'izabazigaba, n'izabega, n'izabungura, n'iz'abagesera. Ziranzara wigana n'izandi. Icarasha. Icara muri babwire n'ukuri kw'Imana hanyuma tutaye. Satani arabangije muri no minsi kandi bibabaje umutima wa Kristo. Do you imagine ko buri wa gatandatu umuntu ajya gukirisha izindi?
ntabwo mwishyura amafaranga amwe ndabizi narabimenye nabyo, ariko iyo mwishyura yose muri abapfuye iki? hari ukuyavana mu yukorera birakureba, hari ukuyasaba umugabo. Iriya ni gaspillage inutile satani yateje ngo mutakaze ibyakabahije ingorane mu bite hariya. Yesaya 49 murambure Bibiliya. Yesaya 49 nkwiye kuvuga ukuri. Data wa twese yambwiye ngo nicyo nkundira, mumunshimire mumuhera amashyi. Kandi ngo azampemba, yabisubiyemo cyane uyu munsi. Yesaya 45 umurongo wa 9. 45, sorry ku bantu bari banditse, I'm sorry. 45 umurongo wa 9. Dusoma uwo murongo twumve. Ni umurongo ukaze cyane ukakaye. Utonganye yamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabazura ibumba riturabumba iki? Cyangwa ikirema cyavuga kiti nta ntoki ufite? Azabona ishyano ubaza se turabyara iki? Akabaza nyina tutwita iki? Ikibindi gishobora kubaza uwakibumbye ngo kucyo mu byo gutya? Birashoboka? Buri ukuntu Imana yakuremye nibwo bwiza bwawe. Bindi byose urafitira gusa no gushakisha, ariko ubwiza bwawe ni bwa bundi Imana yakuremanye. Ndashaka ko mwibuka mubyiruka. Uri umwari, uri umwangavu upfundura amabere. Yibuke primaire na secondaire. Utarabona amafaranga yo gutakaza gusa. Wibuke gasatsi kawe keza k'umukara keza cyane. None ubu mwabuze nuko muwugira. Icyo ko satani barimo kubarusha, mumaze kubura nuko muwugira. Harabagiranamo n'amabara aribyo. Uburatukura kandi kera utaratukuraga, kandi mukawutukuza mubishatse, mukawutwika. Murawugira umuhondo, mugashyamo n'ubururu, mukagira amabara nk'ayo mukururumbya. Muzageraho mu buru ko murimba, kuko umurimbo umwe Imana yari yabahaye mwarawangije. Harageze ngo mubure nuko murimba. Hari uhura n'abari umudamu ukabona yarogosheshe n'igitwe gisa, tezo umutwe nta kintu kiriho rwose. Ibyo nabyo muri university numbaze, university hagane numbaze cyo kora wenda yabari iyo muri Mari cyangwa za Mauritania, niho hora igitwe cyogoshe kubera gushyuha. Ibintu nk'ibyo Mali, Mauritania, Sahara Occidental, iyo za Guinée Bissau hejuru, Guinée Conakry, aho hose nuko babayeho. Ibintu mwigana shetani arabishima rashize. Uku ni ugushyeshyenga kwa mbere satani mu gukoresha. Gushyeshyenga kwa kabiri, aho ndaharenze kandi uko. Aho ndaharenze, umvise. Guhera reka mukubwira. Izo nzara wangiza uruzi ko hari umuntu wize kurwara indwara zikavamo. Giye nasuye umuntu umwe kandi arakomeye, ni umuntu ukomeye, si umuntu umukene. Sininjije yarize, ariko amateka ye ayo yanganije yarire kwiye turaganira. Ntanze arafite kubirenge, agatsinzino ke karabidutse gutya, karabitutse kabaye nk'umudaho washaje, kuko uko umudaho ugenda warura urasaza buryo. Karabitutse neza ku buryo kugira ngo bari inkweto imufate biragora. Ku burya agatsinzino kagatuma inkweto ifata umuntu buryo. Amateka afite nayahe rero? Nuko yarwaye imvunja pe. Imvunja rero zibasira agatsinsino zikavanamo n'iki? N'inzara. Uwo rero wari ukizifite zose, Imana yarakugiriye neza, ntiwahura n'iryo shyano zari zikiriho. Ariko ibaze kujya kuzigira ukuntu ukazisesekamo izindi, wanarangiza gusesekamo izindi ukazisigaho n'amarangi atandukanye, cyatsi ngurajyanisha n'ikanzura. Umva oya, ibaze kugira inzara zisa n'ikanzu. Ubundi ntaho biba my friend, ntaho biba my sister, ntaho biba ku inzara zisa n'umwenda. Biramwita kujyanisha n'esprit satanique.
zara zawe zijyanye nuko zisa, nta kindi zijyana nacyo. Izacu nizisa n'ipantaro, nizisa n'ikabutura, nizisa n'amatiriningi, donc uzisuku inzara zisa. Wari washaka izisa n'iribaya, n'iribaya risa n'isakoshi, isakoshi isa n'amaherena, amaherena asa n'umusatsi. Mu ruho. Ni nayo mpamvu kwitegura kwawe ngo usohoke mu nzu bitinda. Waba uri umuririmbyi ufite aho uhimbaza Imana aho hamwe navuze, urajya kuva mu nzu wayakanuye. Baravuze ihoni niba hari ugutwara, barivuze bageze aho bacumure, bagita nkubwire zamu akira umumpera afate moto, ntashobora hose ndagiye. Bagusige kubera iki? Ufite ibintu utindamo kandi bitari bikugira ukuntu kwiza, hubwo byangije uko waremwe. Nabundi ukuntu waremye wasohoka, wari guhita usohoka kujya guhimbaza Imana. Ariko ubu nyine ufite ibintu bigutinza, bazaba bibona mu minsi imperuka. Kureri muha umunwa wanyu, iriya kureri isobanura iki? Mu by'ukuri ibara muha umunwa wanyu risobanura iki? Kugeza ubwo ntagira umunwa usa n'indabyo z'umuko, tukura kabisa. Ndemera ko umuntu yawushyiraho udutuma utagagara, nkuko nanjye iwanjye wumye nkurigata cyane. Usibye ko nta nubwo umunwa wanjye urigera wuma na rimwe. Muzi impamvu utuma? Nuko unywa amazi menshi. Nta muntu unywa amazi menshi ugira sécheresse umwuma. Gushyishinga kwa kabiri n'ibitangaza n'ibimenyetso ariko by'ibinyoma. Abatesalonike ba kabiri dusome. Abatesalonike ba kabiri igice cyaho cya kabiri umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 12. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none dore muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, w'Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Iri jambo rirambabaza cyane. Abantu bose banze kumva ukuri, abantu bose banze kwizera ukuri ngo bakire ukuri kuba bature bakizwe, yego, ngo mu kubashyeshyenga ko mu minsi imperuka Satani azabashyiriraho izindi nyigisho zitari ukuri, ariko nazo abantu basa n'abazivana hehe? Muri Bibiliya. Murabyumva neza? Ngo Uwiteka kandi ngo azemera amere nk'ukinguriye ibyo binyoma, yemere bibagereho, ngo kugira ngo abatarizeye ukuri kwe bizere ibinyoma barindira umunsi wo gucirwaho iteka. Ijambo ribabaje cyane. Ijambo ribabaje cyane. Nta n'uwabura kuvuga ko mu by'ukuri buriya ari malédiction, ni umuvumo. Ni umuvumo kuko ubundi ikintu cya endurcissement cyo kunangirwa umutima ni ubundi buryo bw'umuvumo. Muracyumvise ngaho? Ubundi umutima w'umuntu wese muzima ubu gishobora kumva, niko Pawulo yabwiye Roma, ukizera, amen, ibice mu murongo wa 9, yamara kwizera akatura, hepfo akagira ati agakizwa. Ofete ni 4 steps, ni intambwe enye gusa: kumvisha amatwi, kwizeza umutima, kwatuza kanwa, déjà sauvé, ukabura kizirwe. Ariko ngo kuko abantu banze ukuri kandi Imana ikongera ikabasindagiza bakakwanga, ngo izageraho yemere noneho bumva iki? Farce. Bumva bitari ukuri, bumve faux enseignement, ibinyoma, kandi ngo yemere byo babyakire, ngo ari ukugira ngo gusa bazacirweho iteka. Ni ikintu kibabaje cyane.
muri no minsi hariho ibitangaza n'ibimenyetso ariko by'ibinyoma, kandi nabyo bibaho, ndetse bizabagora cyane kujya mumenya ibikozwe na Yesu. Kuko nibyo biraba, bizaturushya kumenya ibikozwe na Yesu. Nimutamwiha ngo mumushyire imbere abarebere, bizabagora kumenya ibitangaza bikozwe na Yesu, bizabagora kumenya ijwi rivuzwe nawe. Mwama dufashe. None musigare mwizeye iki? Ubuhanuzi ariko atavuze. Ugende utegereze. Wapi? Imyaka 10, 20, 30, wapi? 40, 50, wapi? Nta nahantu muzanahurira niba ngakubwira ati sinjye wavuze. Ashaka kukureka. Wamaze kuzimwigisha, batubari katubwira ni buri kintu cyabwira umuntu ko ubuhanuzi yahanuriwe watari ubwavuye ku Mana. Ngiye kuba akantu kamwe gato ka forumi kari versible koroshye cyane ko karabafasha. Igihe cyose uzahanurirwa ibyiza uri mubi, uzitonde. Je répète encore une fois, igihe cyose uzahanurirwa ibyiza, ukumva urimo asezeranywa ibyiza kandi ubwawe uri mubi, faites attention. Umunyabyaha urabizi, umusambanyi urabizi, ucinya umugore wawe urabizi, wa mugore ucinya umugabo urabizi, donc ufite ibyaha mu mutima, ariko ukabona ufite umuhanuzi uguhanurira ibyiza. Urya uri menge wagiye. Ubuhanuzi bwiza kuri wowe ni ubukwiye d'abord kukweza, bukwiye kubanza bukakweza mbere ya viza ya Canada cyangwa Amerika, bukwiriye kukweza mbere y'imodoka nziza cyangwa indege. Banza wakira ubuhanuzi bweza. Amina. Bukuvanaho waruri, kuko niko kubohoka nyako. Na ibyo bindi visa, visa si visa, rimwe uzasaba bayiguhe, cyangwa ukene green card utsinda ugende. Humura. Yesu ni mubana neza akabishaka kuzagenda. Modoka muzazitunga. Deje ubu ngubu igiciro cya V8 cyaragabanutse. Yabanje kuba ari 80 ifite ipine munsi. Iyi yambaye inyuma 70. None 60, 50 murabitoragura byose birahari. Modoka. Bazibazaniye hari masoro maze mu nganda. Modoka muzazigendamo, ni mubane na Yesu neza. Muzirikana kandi ko isezerano dufite rikuru riryoshye Yesu ahanze hamaso nuko tujyana mu ijuru. Mengine yote bure. Dushobora kujya mu ijuru nta modoka utunze, tukajya mu ijuru utarongoye cyangwa utarongoye, tukajya mu ijuru turangije kwiga kandi uri muriga ndabizi. Ese ijuru rirasumba graduation, rirasumba mariage, rirasumba gutaha inzu. Ijuru rata byose. Niyo mpamvu mbona Yesu yirwa yoragura abantu abajyana yo. Bayoragura bahitana bajyana abayoragura, nuko azaheza ahandi. Umwuzure mwabonye ejo bundi wabaye aho bita Beira Imaputo, niho narindi. Mwakabonye saho kantu. Uriya warabaye ntimujye ngo ni ibintu bahimbye, ariko mubonye imodoka zarangiriyemo. Mwabibonye imodoka zarangiriyemo kandi zajyanye n'abari bazirimo.
bitagaruka, mutagira ngo ibintu byabaye ni kwa kuri umuntu wagwa mu ruzi yari mu bwato yamara gusoma rukamutera. Oya, nta muntu inyanja y'Ubuhinde yagaruye, barya bose bagiye burundu n'imodoka zabo, kandi ubu Beira ntabwo irakama ngo yongere butaka, hakomeje kuba inyanja byararangiye. Nkuko muza amazi ari inyuma y'inyange hano kuri 19 ujye Masaka, hari ahantu muziko hahoze ari imirima, uko huzuye murabyibuka, none byukisha bundi kuva huzura hari hakama, byararangiye buri icyo huzuranye nicyo icyari kirimo kizagumamo. Ntabwo Yesu afite ikibazo cy'abantu n'imodoka, afite ikibazo cy'ubugingo. Ikinangaza kandi kikanshimisha nuko ubugingo bwagiye kiriya gihe Yesu abufite, bwo ntaho bwagiye abufite mu ijuru. Ejo twaragize hano nejo cyangwa ndi kundi buracyahishanywe n'ubwa Kristo hehe mu Mana, ariko bwagiye kuriya butaramwakira, bugiye buzagaruka rimwe buze bucirwa urubanza bwongere bujye nkahariye, ndetse habikuruta hariya. Reka nsoze kubera iminota yacu. Gushyeshyenga kwa nyuma, nabwo twiye gushyeshyenga kungahe? Gutatu. Gushyeshyenga ro kwa nyuma Satani azashyengesha abantu, nukwibeshya ko impanda nivuga ejo bundi toro rutashye kuzahabwa andi mahirwe. Hari n'umwigisha wigeze kubyigisha ahantu ntibutse ariho, aravuga ngo nubwo Yesu yansiga bwa mbere ngo bwa kabiri ntazansiga, ngo nzemera ncungurwe ngo n'amaraso yanjye tu, ngo ariko ntago azansigwa bwa kabiri. Nakonsorejeho gucungurwa n'amaraso y'umuntu ni chance, deuxième chance yahawe abayuda gusa. Nsomera Sosthene Abaroma 11:25 ugere n'8 tugarukiraho ngaho. Mwihangane musi no gusoza Abaroma 11 igirira kete 11 tumira 25 ugere n'8 ndetse no hepfo yaho gatumira 25. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo niryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibababarira bose. Donc, l'esprit d'endurcissement, umwuka wo kunangirwa uri mu bajuifu mu bayuda, yego watangiranye n'igihe cya division, basigaye Yerusalemu ari 2 tribus, Yuda na Benjamin. Yusu n'ibyaha by'Abisamariya aribo Bisiraheli, yego bo baguye mu kintu cyo kuramya ibyigwamana, idolatry. Tandis que les Juifs basigaye Yerusalemu bo baguye mu cyo bita orgueil spirituel, baguye mu bwibone bwo kumva nabi Imana, bumva barasigaye ahantu Imana iba kuri siyeje aho Imana yica, yego none abanyamahanga n'Abasamariya Yesu aje baramwizera. Niyo mpamvu mwumvise ngo banangiye imitima, ariko si ose nuko les Israelites les 10 tribus bari hirya hanze ya Yerusalemu bo bafite kuruwayanse barizera.
akomora kumvise. Noneho rero ejo bundi mu kubambwa kwe muza amagambo Pilato yavuze, ndakarabye amaraso y'umukiranutsi ababarweho, bati turabyemeye tubeho twebwe n'abana bacu. Aho niho vira muri umubare hano mu mirongo batasomye rivuga ngo bamusitayeho. Abyumvise? Niwe buyibundi niwe gitare. Bamusitayeho bavunika imvune itakandwa itungwa, bakomere ku ruguma rutavurwa. Tandis ko abiryo buye ryagwiriye aribo twebwe byaraduseye ritugira ivuda turadutunganya. Imana nishimwe. Impanda nivuga rero, ejo bundi nivuga, nibwo abayuda bazamenya ko bari kwizera ntibamwizere yaje, bongere bashakire no kumwizera kandi atakibambwe, atacyongeye gupfa, atacyongeye gucunguza amaraso. Abo rero bazakubitika cya gihe nababwiye ejo cyangwa ejo bundi kizaba kibitwe twagiye. Icyo gihe kizaba kibitwe twagiye ngo bo bazavuga batumva nubwo yagiye akaba yajyanye abamwizeye, uyu munsi wa none twizeye kuri yari we pe, ahubwo ni regreto fort kuba tutarabyizeye imbere, naho ubundi uriya yari we Mesiya kabisa. Nibizera basange nta maraso yo kubacunga bari bubone, kandi ngo kose kurasaba iki? Amaraso. Bibasabe kumena yabo rero, wakatwa ijosi bagukata urugingo runaka, donc bazababaza birenze. Ariko ayo mahirwe mbamenyeshe ko azemererwa gusaba ki? Abayuda gusa, yego, ngo kubw'igikundiro basekuruza bafite ku Mana. Ariko nsoreze kukaruka ngo nubwo bazemererwa icyo kintu ayo mahirwe bakayahabwa, ntibizabahesha kuba umugeni. Nyene ibyo ntibizabahesha kuba umugeni, kuko ubundi umugeni agirwa umugeni na fiançaye, gukundana n'umukwe, ikindi kumusaba akamufatira irembo, ikindi gutera igikumwe umurenge, ikindi kumukwasha inkwano muyitindeho cyane. Tugizwe abageni nuko fiancé wacu yadukoye. Aba rero bazacungurwa na yabo, bibaheshe gusa participation, kuba mu birori by'umwana wabo Yesu yarongoye itorero. Imana nishimwe. Akobora kumvise icyo kintu Satani ntakibashukishe ngo mugire ngo hari amahirwe muzabona nyuma yaha. Amahirwe yahawe namwe muri Kristo Yesu, komezayo. Wabyumvise? Imana ibagirire neza. Satani ntabashyekenge ngo agire icyo bashukisha, agire icyo bayobesha. Ni muneshe tubagenzi bajya mu ijuru, muneshe ibyifuzwa by'umubiri, muneshe irari ryawo, muneshe iby'umubiri basaba, dukorere ubugingo bene data. Haleluya. Dusenge Imana mu izina rya Yesu. Bahaguruke. Ndabizi ntashidikanya ko nubwo tuba duhagurutse dutya twese, ariko umuntu wese abwirira mu mutima aho ngaho ari, abwirira Imana mutima ngo nyeze iki kintu. Ndabizi ko izi nyigisho mbigishije uyu munsi hari ikintu zihinduye mu mitima yanyu, kandi kigiye kugaragara vuba. Nkubwije ukuri ko nukuraho ibintu byose ijambo ry'Imana rikubwiriye aha ngaha, ntibizakwambura ubwiza, ntibizakubuza uburanga bwawe. Imana ibagiriye neza. Kandi nyuma yaho hari ikintu Imana izakubwira nubikora. Nunesha kumvira ubutumwa wumvise hano uyu munsi, hariho amasezerano mashya uzahabwa n'Imana wivuganiye nayo, adahanuwe n'umuntu. Ibi ndabikubwiye mpagaze hano ku maguru yanjye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ushimwe ku mugisha uduhanye, ushibye kubw'umwuka usobanura ijambo ryawe watanze, kandi ndizera ntashidikanya ko imitima ya bene data n'abashiki bacu yumvise ukuri kw'ijambo ryawe. Ureke abashiki bacu bakumvire rero, bakumvire kandi cyane. Ndabasabiye by'umwihariko ngo bahe kunesha
ubwibone bw'umubiri, kwifuza kwawo, ibyo umubiri ubasaba byose by'imfabusa Satani abashukisha. Mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko Petero yanditse, bakunda umurimbo w'imbere mu mutima wo kubaha Imana. Haleluya! Ngo kuko basara nabo niko bohaga Imana kera. Urakoze, bagiriye neza. Iteraniro ryose uriho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.